ndashima Imana icyambere ko yamaye address yo kuba muri iyi famille. Nkunda ntabwo njyewe yita korali yita famille yanjye. Amen. Mu mibereho yanjye sinarinzi kumara igitondo nk'iki esitomitari kiranja, ariko ndavuga ati uko biri kose nzogera ahantu mara igitondo nk'iki esitomitari kiranja. None Imana nishimwe ngira n'ahantu. Naje hano mfite ikibazo cya visa, nsenga Imana ndavuga Mana numpera visa hano nzahagarara imbere y'itorero nkushime. Ndashima Imana ko ubu ngubu ari bwo mvuye kuyifata kuri DHL. Shimye Imana yambwiye ko nzabyara neza, kuri nabye nk'Abaheburayo nk'uko yari yabimbwiye, byara umwana w'umuhungu. Nukuri Imana yabanye nanjye kwa muganga, nagiye saa 7 mbyara saa 8 saa 9 nari ndyamye, ngiye Imana ni Imana warakoze ndagushimiye. Twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu, inshuti za TV7. Uyu ni wa mwanya tubageza ikiganiro The Testimony. Ikiganiro The Testimony mumaze kukimenyera muri benshi, aho dukurikirana ubutumwa bw'abantu batandukanye batubwira iby'Imana yakoze ku buzima bwabo, ubuzima baciyemo butari bworoheje, ariko uyu munsi bakaba bahagaze bahumeka umwuka w'abazima, bashima Imana kandi babihamya ko ibyo baciyemo nubwo bitari byoroshye ariko Imana yabanye nabo. Ni ikiganiro rero mutegurirwa na TV7, ngewe bagezeho kino kiganiro ni Ndizeye Giselle. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe The Testimony. Uyu munsi se ngo turi kumwe nande? Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa Kamanzi Alain Robert. Ajya kutubwira urugendo rwe yakoze, ntago rwari rworoshye, n'urugendo rurerure, ariko mbicishije amatsiko. Yaje muri studio za TV7 aduha testimony ye itari yoroshye, ariko nzi ko wowe uri bukurikirane kino kiganiro uraruhuka. Reka nongere nkubwire ngo niki kiguteye ubwoba, niki uyu munsi kikuremereye wumva ko Imana itagishobora. Nta kimana idashoboye, imbere y'Imana byose birashoboka. Kurikirana ikiganiro The Testimony hamwe na Alain Robert Kamanzi. Amazina yanjye ni Kamanzi Alain Robert. Kamanzi Alain Robert ni muntu ki? Kamanzi Alain Robert ni umuntu usanzwe ukunda Imana, kuko hari icyo yakoze muri we. Abantu benshi bakwibaza ngo ese Kamanzi Robert, turagira ngo duhereze ubuhamya bwawe. Uvuka mu uyu muryango, ni gute waje guhura n'Imana? Turagira ngo bitubwire. Mvuka mu muryango w'abana 6, papa na mama baracyariho na n'ubu. Ndi umwana wa kabiri mu muryango. Navukiye i Burundi, niho nakuriye ubuzima bw'ubwana. Nari umwana usanzwe ukubagana mu bwana. Nicyo cyandanze mu bwana. Umwana w'umunyarugomo. Ariko nyuma yaho naje gusanga, nyuma naramenye Imana, naje gusanga hari imvo n'imvano yabyo. Nuko iragera igihe aranzwe no gukora amaksida kubera ubwo kubaganye. Yagize amaksida agera muri 5 y'imodoka. Hari n'igihe nibaga na moto z'abandi ziparitse nkazitwara, nkaba ndaguye. Ikinga byo ntuvuge igare. Muri ubwo buryo ari nako baza kwishyuza mu rugo, urabyumva. Dommage zose nabaga nakoze. Nuko ku ishuri we ntuvuge, nta mwana wavugaga. Nahoraga ndingwanye cyane, nkubita. Abarimu nabo hari ibintu byitwaga ubupupu i Burundi, nitwo twabigize ibisusa. Hari urugomo rero nashiraga mu banyeshuri babasiga ibyo bintu isusa. Umwarimu urabyumva, niba ari umumama niba ari umukobwa
ingutiya zabaga ziri mu birere arimo nyine yikiza ibyo kubw'imbaraga z'Imana tugenda dukura muri iyo ntuza ariko hagati aho bitabujije yuko nari umuhanga mu ishuri urwo rugomo rwose narukoraga ariko nzi n'icyo gukora nsanzwe n'umuhanga mu ishuri ntabwo najyaga hejuru ya 3 ndangiza primaire Burundi icyo gihe urabyumva Bujumbura hari amanota badufatiraga abanyarwanda arenze ay'abarundi icyo gihe nyaburaho inota rimwe n'igice papa biba ngombwa ko ambwira ko nsubiramo nigaga ahantu bita kuri Atene niho nari narangije primaire ariko nahaje mvuye kuri Stella Matutina bita muri Stella Matutina kuri Rohero abazi Bujumbura barahazi Atene niho narangirije primaire ndanasubiramo biba ngombwa ko nyine igihugu gikenera abagomba kujya kigwanirira cyangwa se kuboza igihugu nuko niko abajene batangiye kugenda muri ubwo buryo nuko nyuma yaho tubivamo tujya ku ishuri Rwanda rumaze gufatwa aho naho Imana yarahakurindiye aho yarandindiye cyane bikomeye noneho subira njya mu ishuri natangiye kwigira kuri bita kuri Etika Kicukiro ndahiga secondaire tronc commun mvayo njya ahantu bita Ririma groupe scolaire Ririma ariko ntarajya Ririma naje guhura n'umwana w'umukobwa witwaga Angelique urabyumva by'abasore n'abakobwa haza kubaho ikintu cyo kumutera inda c'était 96 arabyara abyaye nyuma y'umwaka n'amezi 7 apfuye ariko wa mwana arasigara niwe tukimukumwe na n'ubu n'umukobwa mukuru ejo bundi le 18 novembre aza kwiza 21 niwe mukobwa wanjye n'umwana wanjye naje kujya kwigiririma muri icyo gihe mvayo ndi muri 4e nje muri biruhuko bya vacances nibwo hatangiye gufata abadizata ko intambara ya Kongo byari bimeze nabi biba ngombwa ko igihugu cyacu gikenera abasirikare nibwo nagiye mu gisirikare nasubiye iriya muri Kongo njya gukora ntuza ubundi twavuye muri Kadogo School njya gukora akazi ka leta turwana twivuna umwansi urabyumva aho rero aho nawe Imana yarahandindiye cyane kuko ndabyibuka rimwe turi ahantu bita Warikare ako kantu sinagasimbuka kuko ni miracle ikomeye bigeze batugwa gitumo ambiscade barabasirikare b'abanyazimbabwe baradufata bari kumwe n'abamayimayi noneho badufashe principe y'abamayimayi torture yabo n'abantu barya abantu baprefera kujya abantu cyane bajya abantu n'utwara abantu 3 bari bafashwe muri icyo gihe harimo umufisiye umwe noneho muri uwo ofisiye twagagwa Kampala sinzi ko akiriho yari umukapiteni bamaze kudufata gutyo hari umwe muri twe yari escort wiwe nanje wa 3 noneho biba ngombwa ko uwo munsi baryamo abantu 2 muri abo bantu 2 rero baje guprefera ntuza gwa nani jewe na gwa Kampala uwo mu escort atari arasigara noneho miracle y'Imana rero nabonye aho ngaho ikomeye uwa mwana naje kumubonamo urukundo rudasanzwe cyangwa patriotisme idasanzwe yakundaga shebuja cyane arangije arababwira ati rero hakujya mwanyikira databuja ndeba aba ari jewe mubanza kwica uwo muhungu witwaga Sylvain Sylvain kubera ukuntu abasomborokeje aho rero impamvu uvuga ko ari imirimo y'Imana nuko
hari uko yabinyujije mubwira ngo Silver w'igitambo. Silver bibabwiye ibyo bintu bibatera ubukana bwinshi. Baba bataka akantu gashanyutse reka bari nako twita duheraho. Twebwe tuba turarusimbutse. Twebwe baratwihoreye arabatereka bari wowe twica wenyine. Bamukereye tureba, bamukinje tureba, bamuca umutwe tureba. Ndabyibuka ko uwo mutwe wakomeje gutaka kandi wavuyeho. Bamutonora nk'utonora igitoki. Baramwotsa urabona ko kundi botsa kosho bashiramo ikinuza mu kibuno kigaseruka ahantu kuntuza baramwotsa muzima. Uko bagenda bamwotsa niko buri wese agenda akataho inyama arya tureba tuzirikiye ku biti gutya. Ibyo bibaye rero nibwo bene wacu iryo joro niba twebwe bagomba kuturya ejo. Iryo joro sete urumva icyo gihe nta mwishamba ntabwo apfa kumenya ngo ni sangapi ariko ugereranyije yari nko masaa 6 saa 7 z'ijoro. Icyo gihe haza abiwacu. Yego. Abiwacu baje batangiye kurasa hirya no hino. Ngiye kubona babandi bari badukikije barirukanse. Birukanse twe tugera ko ni indi troupe kuko hari muri Kongo hari amatroupe menshi. Amarebellion menshi. Tugira ngo nabandi baje kubamenesha kugira ngo natwe baturekipere. Dusanga nabacu baturokoye batyo. Baturokoye batyo icyo nibwo turarusimbutse. Noneho habayeho kugira ngo dusubire inyuma rero tugaruke kuko CCRF yari yamaze kuba bagomba kubasika bagomba kugaruka tukagaruka. C'était 98 fin 98. Noneho turimo tugaruka tugeze Masisi ahantu bita Rubaya. Abazi za Kongo barahazi. Tugeze ahantu bita Rubaya rero twaje kugwa mu yindi ambiscade. Ambiscade rero yari abitwaga abaresista. Abaresista bari abantu binera mu binahanga n'aba ex-FAR bakoze umutwe witwaga Pareko. Pareko rero iba irongera dukurotira noneho twari benshi. Ho twari benshi ndabyibuka ko igihe nsanzwe ifite umubiri ubyibushe kuva kera uko nakoraga ibintu musculation. Noneho twebwe basa nkaho aba strong aba costo abari twebwe baheraho. Ndabyibuka ko batuziritse turi abantu 8 baraducurika. Baducuritse bacana umuriro hasi. Bati ngo duhere hasi dusha gaza hejuru. Noneho badutwika guhera ku mutwe niyo intuza aha ntago ari uruhara. No kuvuga ngo uyu ni umuriro wantwitse hano ukongora n'intuza n'umushatsi. Noneho nyuma yaho uko umushatsi ugenda nuza uko hari ukuntu bafataga ikintu kimeze nk'igitiyo. Noneho bagashiramo umuriro ukaza nyine utumbereza yatiyo. Noneho nuza kakaza kameze nk'icuma riri kugujomba. Umuriro ukiforma mu icuma. Bashaka gupresiza ngo babyita ngo no gutogosha ubwonko. Ubwonko bw'inyenzi ntabwo ngo bigize abanyabwenge reka tubutogose. Niyo yari principe yabo. Icyo kintu rero naco tukiri muri ibyo tutangiye gusha bari bafite udupeti cochon utunuze tugurube duto badutoje kurya inyama z'abantu. Ubundi ingurube ntabwo ikunze kurya inyama. Igishingwe ariko utwo tuntu twari utuntu turi demoniaque ukuntu. Noneho uko tugenda dusha kagahera ku wa mbere gakwega ugutwi gaca ugutwi kakwega izuru kakarica. Muri abo bantu 8 uko twari dutondekanye kagenda karya nari uwa 5. Ageze ku wa 4 ako kanya twagiye twumva bombe. Ntuza tubona stick irajira kubisa hagati aho ngaho babarashwiragiye. Mu gukubita iyo stick yumve ko ni imirimo y'Imana uko yakubise hafi yacu. Yakubise babandi bose twari kumwe. Nigiye wasigaye nta fragment impozeho. Wewe wenyine. Jeje nyine. Mu bantu 8. Mu bantu 8. Yo ni Imana. Ziba zirabishe. Bandasigaye. Baradusanga nabo nabacu baratuevakiwa baratuzana. Tugera ahantu bita Kibabi. Naho nyene muri Masisi.
Kibabi rero niho hari hedikota y'abantu bita Mushaki ageranye na Goma. Niho hari hedikota izo ya base ya operation yaho hantu. Noneho tugeze Mushaki tugomba kuza ntuza haje kuba igitero gikomeye ubwo nagiye nsimbuka guerre tout entier byose aje navugagaho nabonye Imana mu buryo bukomeye ku giti cyanje kuko ibindi byari general ariko arani nasimbutse nuzenya Kalemi bujya ituranye na Tanganyika hari imbunda hari indege zitwa Mige zira nazo sizazibagirwa azare z'abanyangora n'abazimbabwe noneho kubera ko ku nkombe hari ibiti by'inazi urabona ibiti by'inazi bimwe kuza kuba ku ma plage uri mu ndege rero ureba abantu hasi ntago wabonye naho uhisha noneho ntuzenya yayo tumisire twatu karaza kakakubita kakinjira mu mucanga wowe kagira ngo urarusimbutse kumbe kagahera hasi kabastinga uko kabastinze niko kabataba ni nako n'amasasu yako ni akubita abasiriviva noneho icyo gihe ikintu cyankijije aho hantu ngira n'abantu bajya bateganya ibintu ikintu cyitwa koga bujya kuvukira Bujumbura byaje kumfasha uvuze koga nibuka ko ntinya koga cyane birasaba ko ngomba gushaka amasomo yo koga kabisa icyo nacyo cyarandokoye kuko nta bundi buhungiro kugira ngo tubone ishyamba ry'inzitane uva aho hantu hari nka à peu près 3 ou 4 km aho babaga bakwishe yego nta yindi refuge yari isigaye usibye amazi ubwo twahise duplonge mu mazi abazi koga twahise duplonge mu mazi tugumamo indani zibonye ko twabaye noye niko batekereje baragiye indege ziracabika ziragenda dusohokamo icyo gihe nibwo baje baratuevacuwa turagenda ako niko nari nibagiwe nako kumwihariko gakomeye noneho ngarutse Kibabi rero ariyo ntandaro y'ubwo ngiye kuvuga haje kubaho rero intambara imwe ikomeye abitwa abaresista Pareko Maimai Zimbabwe abanyangoro bari hari ibyo batumvikanyeho na Kabila baraba mercenaire barigendera hasigara abazimbabwe tugwana nabo after kugwana nabo tubabake ariko mu kuba bake twigwana uje navuga ko ari Imana yo mu ijuru yadutije umurindi ariko muri uko kurwana bamwe batire derita ba sniper nagiye kumva numva isasu ziraje ubundi yashakaga umutwe kuko yarari hejuru mu giti yashakaga kundasa mu mutwe nsa nuwe guse gucya mbone nuze nyaremagira kwa kwegura umutwe rya sasu ryaraje rikubitangano urabona hana hari intobore riraza rikubita hangaha rimena igufa isokera hano nkomeza ndagenda kuko iyo bakikurasa ntago umenya ko bakurasha amaraso agishushe turakomeza turagwana bigeze aho basa nk'abirutse babonye ko tubamenyemo nuza umurindi muri cyage rero abantu tugiye kuvuga historique tubaza bapfuye n'abagize gute nibwo naje ngiye gutera intambwe numva muri bote twari twambaye amabote numva ibintu meze nk'umuntu wakandagiye mazi kana amazi yarara ngize gucya mbona amaraso yuzuranye arimo arasendera arameneka nka robine yatotse ngiye gutambuka numva igice cyo kuguru cyo hepfo gisa nkaho kiregaretse kigize bityo nibwo namenye ko narashwe ako kanya ntangira ndatabaza babaraza evacuation yari nkeya cyane nta bikoresho bihagije urabyumva hazamo tetanus iminsi ya gatatu tetanus iraza inyuma yaho kanseri bayinjiyemo kubera igufa ryaje kubora rirabora riramungwa cyane urumva twatumaze hafi amezi 2-3 dutegereje ko evacuation iza ikadukura aho ngaho
byibuza tukaza mushaki yari hafi ya Goma kugira ngo tuje Goma. Babonye ko ukwezi kurangiye babona birimo biratinda kandi ko dusigare bakeya. Ya sinzi ukuntu twabonye imodoka aho kuri imodoka zari zivuye kuri zone ya Masisi. Bene wacu nibo bari detache zari ziriyo bagiye gushaka ibyo kujya Igoma amabeni ya gisirikare. Hari kuko twafatanyaga n'abantuze n'abakongomani. Izo beni rero nizo twaprofitiyemo bashiramo bayivakiwa kwanza abakomeretse cyane n'abapfuye tujaho. Noneho tugeze imushaki mbere yo kugera mushaki naho twagiye duhura n'ibizazane bikomeye cyane tukagwana bakadutesha muri ya modoka. Urumva rero nanjye navunitse ndiho ibintu bimeze nk'imbingo bashize hano byamboreyeho, ariko akomeza kugwana kuko numvaga ko ntago bagomba gufata muzima. Yumva rero na ya mahande rero nabyirukanye hari byo yagiye amfasha. Nari umuntu wagiraga kere dira ariko naje gusanga ari amapepa atahuboneka mu musumari awezi kurudi inyuma kabisa. Nuko rero bibaye bityo duhura n'ibintu bikomeye cyane, turasa byinshi cyane. Twaje kugira umva kuva aho Kibabi ugera mushaki yari à peu près 400-500 km. Kiya gihuni gihugu kinini cyane kandi ibyo byose ni zone Masisi. Ya zone Masisi niko twavuga umurenge wa Masisi. No kuvuga ngo ujya kungana n'u Rwanda wonyine ubwaho. Turaza tugera ku mushake niyo hari edikota zacu. Noneho mushaki abakomeretse cyane batwohereza Igoma. Igoma rero naje kubahurira n'ibibazo bikomeye. Nabanje banjyana muri hospital yitwa Sebeka. Sebeka ni hospital militaire ya hariya. Noneho Sebeka dusanga baruzuye. Batuvana Sebeka njya aho bita kuri Messe. Kuri Messe naho nakaruka ka hospital kabo ariko ka diligence. Sanga naho baruzuye. Biba ngombwa ko batujyana muri hospital general Igoma. Imwe y'abasivile bafata locale bayishiramo specialement abasirikare. Ariko noneho ikintu gikomeye cyane kira aho ngaho nacyo cyaje kumbera imbogamizi ikomeye. Naje kuhagwarira ndo umunyarwanda umwe. Abandi bose barabasirikare b'abakongomani nabo bakajorika. Ikintu gikomeye rero nari nahuye nacyo aho ngaho. Abakongomani bangambaniraga mu Iringara ariko nkabyumva ko twarabimenye kubera gutindayo. Nkabyumva nkigira bubu simfite guhaguruka, amaraso yarashize, nari meze nk'ubega nk'akantu k'igikankara ni gahanga wishwe n'iki wa mugani wa mugani. Bari barumye. Nari narumye ibaze ibiro nagiraga bundi mu buzima busanzwe nananutse nagiraga 80. Ubwo no kunanuka kwanje. Ariko byaramanutse bigera muri 61 kilo. Kuri jewe bandi intumbi. Mbere intumbi kabisa. Asigaye ku mutwe nk'ubuhiri. Urumva noneho n'imishatsi imeze nk'aba abandi bakera nyine ya masunzu ugagira ngo namasunzu nagize ariko kubera kwa kundi badutwitse. Noneho mwigezaho bakazajya bashaka rimwe kuko twaryaga twebwe tutagiraga ingemo abatugemurira. Kuko bo bari bafite amafamiye aho yabatanafite kuko ari umukongomani mugenzi wabo bakabagemurira. Bya bintu byo kwa muganga ubatuye ni bamugemuriye turasangira. Yewe nari enemy muri bo. Kajya bambwira atanyarwanda bazanye intambara muri Kongo ibintu nk'ibyo bakanyarwanda ubundi wagahirika ninde wakatubaza nuko. Hagati aho umusirikare bampaye kumperekeza Sergeant Willy yaje guhita toroka bitewe n'ukuntu yabonaga situation imeze. Yantaye ku bitaro yangwaje ijoro rimwe ahita agenda. Ndamubura. Nkajya mbura n'uwo ntuma amazi. Nkajya mbura njya kunshakira muganga mu anka yuko ndi kubabara. Wararwaye urirwaza. Ndirwaza. Nkajya mbura n'unzanira ibyo kurya. Nta n'amafaranga afite. Ya
ibyo bintu byose umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu bibutse ko ngomba kujya cyangwa se banye kuko sinava kuko bibutse ko barabibonaga meme n'abakuru b'ibitaro bancagaho bandeba ku munsi wa kane wiyongeyeho ibyumwe bigera muri 2 byo mu nzira tuza naje kuvuga ati bujya inzara yica umunyamurengwe iyo uri mu bibazo ntabwo inzara ije kwica nawe ahari igira gukira vuga ati no uyu muntu rwose nabamuhohotera kamureka abanza we muzima iminsi nabara ntari nagashiraho ikintu mu nda 2 semaines nizo 4 jours 4e jour nibwo haje umuganga mu docteur mushasha bakundaga kumwamaza yitwaga ngo Kibamba yari mu majoro wabo araza ahansanze nari nifutse mu maso none avuga mu gifaransa est-ce qu'il y a personne ici etiana ukamutushi kanyarwanda afukuye koko abona harimo intumbi nyine y'umuntu ari we jewe pega nari negeje urwaje numva ko nta bindi byiringiro noneho arangije angirira impuhwe arabati vuba vuba mujye kumuzanira amata kuko nimuzanira ibyo kujya uyu muntu urabona ko ashonje biramwica bajya kunzanira amata banzaniye amata narayanyoye nkimara kunywa na wa mururumba n'inzara nararutse nduka amaraso ibitaro by'abandi mitanda byonona urumva bari aho ngaho ntabwo bazanye icyo kimwe bati kanatwara ibisha hospital ibintu byinshi cyane uwo muganga agwana nawe ariko kubera ko sare yose nabo bagwana nayo uri umuntu batiriri bashaka no gufata nuzenya y'amabeki abafite amabeki bashaka kuyankubita mukanduje ibitaro kandi ubwo yari cyo nibagiwe nuvuga ngo hari n'igihe tumaga amazi aho nyine muri ko gatanda kanje yari akato kanje petit besoin naho grand besoin naho uvuga ngo amashuka yarabaye takataka muri nta muntu uza kumindura amashuka nta muntu uza kure mbega uwo muntu wagasa nkaho bamaye akato ku buryo bakoze ibintu bimeze nk'amakarton na triplex baraza barakazitira uwo mugabo rero yaje karanga kajyango kawo kasa nkaho karangaye nibwo yabaje ati sa hano harimo umuntu tete harimo akanyarwanda karonka gatutse nuko rero bategeka ko bagikuraho yuzaniye amata nibwo nasenduka ku kanya arangije ati rero uyu muntu nta buzima afite arangije arambaza ati uzi igifaransa ati ndakizi ariko rero kakuka no gusohoka nyine bisanzwe ambaza mu gifaransa aho nkomoka ndamubwira ambwira niba nta famille mfite ku Gisenyi niba nta telefone z'icyo gihe nta mobile zari zihari hafi fix ariko nibuka ko mu rugo hari fix icyo gihe nyize mu mutwe noneho yari 21-34 ntabwo nayibagiko noneho ndamubwira ati kerekamo mamagariye mu rugo i Kigali bakaza hafi ko bafite n'ibyango bashobora no kwambuka Igoma bakaza bakamfata kuko izahita amajoro ntumbaze ngo nari kuzi uraho gute byari ngombwa ko tunyuruza muri crossline n'ibyombo cyumukira aho ngaho crossline z'abadata buje ntawo ndi uzibwire aho ngaho ngo abyumve ngo abikore wapi kandi nabo bazi ko ndi kumwe na Willy aho ngaho nta kibazo ushobora kugira bankuriye reanimation ya mbere nibarangiza ko bagombaga kuza kumfatanya mu cyumweru bakanyambukana Gisenyi kuko bari bagiye kuevacuer abandi kure ngo badusorere rimwe muri Kongo muri iyo semaine rero niyo nahuye n'ibyo bibazo byose uwo mukongomana arambwira ati rero reka ngende nshake ko nakuvura mukorere pansement ahita hamagara umu infirmier ati nzanira ibikoresho bya pansement ikintu yakoze yankorewe bya biti byari bikindiho ya bandage yo yabaye urabyumva yabaye shokora ibaho jaune ibaho noir byinshi cyane noneho kugira ngo anayivanemo sasa byabaye intambara abikuraho cyari cyarafashe yomorana n'inyama byose hasigaye igufa gusa none icyo gihe biba ngombwa ko noneho bashiraho mesh
niba ari ikintu kibabaza mu buzima ni meshi mubo bafataga ntuzenya pansuma kasa n'ubishira mu muti bakohereza muri cya kisi murona ni icobo cinjira kigasekananga hano hari cicatrice kajya binjizamo akageza aha akazajya agira atya nta kinya kubera ko nta n'umwuka wo kuboraga mfite ntabwo umutima amenyo gusa nkapfa nkongera ngagaruka arangije agisesekamo izindi zigumamo kugira ngo zaspire bwa bucafu mais c'était trop tard igufa ryari rishinyitse nanjye ubwanye ndagirebera mbona risa na jaune none numva avuganye ndi muganga mu ntuzenya mu iringara abati uyu muhungu yamaze kuba atena cancer deja uyu nta kindi twamukorera telefoni wabo cyangwa se muri nuza abasikare bene wabo muri go nandi Gisenyi ubu bazamucukuguru nta kindi ibyo rero bibaye aragiye mu kugenda ntabwo yakoze return back yagiye akagirire iryo joro ndongera nirigwaho noneho umunsi wa gatanu kurikiyeho babandi basa nkaho bangiriye ubuntu bajya gushaka ibyo kurya nta bundi buntu burimo bafata ntuzenya dedeti bashiramo kugira ngo nyine nirambure umve aho hantu naho shaka kusa nkaho gatoya naboneye Imana mu byo bukomeye nibi naje kugenda nevariwa nsanga Imana yaramenye kera muri cyage giye sinari kuyatanda ko bandoze sinarinze gusenga umupagani gwimbi n'inzara aranyifitiye niyo waza kuzana amabya ko kanya nari kuyajya kuko numva igifu gikeneye ibyo gifata birangiye noneho ahita babizanye ngiye gufata ngo ngire kuba ko nasusumira bamiki ngiye gufata ikiko ngo ngire sinzi ukuntu umuntu yatambutse akubita isani hasi avuye kuyoza irankanga muri kwa kwikanga randisikanga bya bijyo birameneka mu kumeneka naje gutangara cyane c'était dedeti bari bayivanze na ntuzenya na liquide acide hamwe kugasima hasi iminetse hasi sanga haza n'amatrace mbibonye mbarebye mbona bazinze umunya ukuntu bibaye ndanabatahuye usibye ko ntacyo ndi bubatware ariko mbatahuye ko bari bagiye kunyica aho hantu Imana nayo irahandindira ndabati Imana mu bigaragara urupfu rwaranyanze bigeraho rero nanjye ubwanjye shaka kugira niyahure ariko nabuze icyo ikinyica sinzi ukuntu umusirikare umwe yaciye aho ngaho aje gusura umuntu impande yanjye aho ngaho yarafite grenade hano ukuntu abasirikare b'abakongomani bagira ibikabyo byinshi sanga yambaye ishene muri hopitali siri mu ishamba yambaye grenade hano hazajya ndeba grenade ariko nakorezaho ukuboko kugira ngo nyifate nyifungure ariko muri ngewe kubera ubugome bari bankoreye numvaga ko ndamutse nyisingiriye nayifungura nkayitereka aho hasi ikatwica twese nkayisa n'uwimanuye hasi gatoya ikaturambika twese numvaga ntashaka gupfa jenyine ariko kwa kuboko nyine kubera ko kudafite imbaraga nakuzamura bikanga kugira ngo ushikire ya grenade kugeza aho yamboneye ona kwa kundi dirisha yanuzenya ikirahuri cy'idirisha kiba gifunguye sizo kuntu yabibonye kundi mbona ndashaka kugwa no gufata nuza yarampindukiranye atitaye ukomeze yarankubise Gisele yampondeye muri icyo gitanda ku mutima ndavuga ati wahonza ahica nkipfira ko ari cyo nashakaga n'ubundi ankubitisha nkubiti ngumi zo munda kandi niyo nzara abaganga baza mu biro ati kurimo kwica umugwayi arabayobye rero uwo mutipe rero ngo yitwaga ngo pole ngo baramutinyaga cyane ngo umukomando wawo ngaho ngo pole ngo manga yego pole ngo manga yiko na uwo muto baraza baramunkuraho ariko urupfu ruranyanga nabwo
runyanze iryo joro burira buracya ku munsi wa gatandatu ari nacyo kijya gituma ntazigera nteshuka ku bintu mu nshingano z'Imana. Haje umuntu w'umumama wari uvuye ahantu bita Butembo, azaje kugemurira musaza we, twari dutumberanye urabona sale komine y'ibitaro, ibitaro bimwe side hariya ibindi hano, amaguru asa nk'aho yarebana, hagati hari agakuruwari. Uwo mumama we yaje gusura ni umuntu twari dutumberanye ariko turebana gutya. Mu gihe harimo mugaburira ndavyuka ari yamuzaniye ubugari n'isamaki biryoshe kubigo nabibonaga kabisa nkavuga ati moka byara Imana yantabaye nkarya hose n'ibaba ryayo nakaba kamwe kaye uko ari ariko miragura amacandwe uko ari ntwati kweri sinzi ukuntu wa mumama Imana yamurebesheje ahondi aranyitegereza abona ukuntu ndi kureba musaza we uko agenda atamira ngendana n'intuza n'itongi ngenda n'itongi arangije abaza musaza te uli anaugua sida. Hapana ngo nikamutoshi Kanyarwanda uko nyine na nikamutoshi Kanyarwanda walikapiga masasi. Uwo mumama agira impuhwe ndakeka ko ari nako ateye bitewe n'ukuntu yaguye. Arangije atera intambwe araza ansuza mu Giswahili abari kaka mzuri uko Mnyarwanda ati niko Mnyarwanda. Sasa uko na garde malade hapana iko wapi wate yana premier jour afika naenda inguko na siku ngapi hapa ndamubwira bivuge mu Kinyarwanda kuko turi mu Rwanda batumva Kiswahili babyumve ariko bumve ko twavuganaga mu Giswahili. Noneho ambaje ati ufite umurwaza ati reka da Yesu ari he ati yagiye ku munsi wa mbere tukizana hanga none se ufite famille hano muri Goma ati oya Gisenyi sete oya uri umusirikare ati none se urumva nakumarira iki muri iyi minsi ibiri naje hanga urumva nakumarira iki. Ndangije namwe ati mama ikintu numva wamarira fata izi nimero nda musaba ikaramu ndazandika 21 1034 ubu telefone izi nimero umbabarire uri bukwitabe wese umubwire ko ari Alain ari Goma mbere yo kugira icyo bakora bazabanze baje kureta majoro cyangwa se Kigali niho hari hediko nuzenya baraksi nani unity yacu niyo yakorera mujye Kigali mubaze gucya na gucya nuko si byiza ko tunavuga amazina yego uwo nguwo umubwire ko runaka agwariye igoma barebe icyo bakora. Bagihamagara bwa mbere hitabye mama yitabye bambwira ati mama ni uko mama ale kwa kozi Giswahili ati ngwale mupika masasi ngo iko hapa Goma ntiyasobanura ko ngwari kiriho mama kuyumva ako ku mutima ntiyategereje nibikurikira umva Yesu agwa igihugu niko kubwira papa ibintu bibaye. Papa yakoraga muri Action Nord icyo gihe ndibaza ari no muri mission icyo gihe nta matelefone ahari ngo mobile ngo amuhamagare yari oya na telefone zaho ngaho bari bagiye mu kazi ntago yarazifite urabyumva yarazifite nizo kuri biro nuko none icyo gihe mama biramucanga ndakora iki petit frère umurikira yakiri mutoya akiri mu ishuri mushiki wanje yigaga makere icyo gihe umurikira niwe witwa ko babari bakora evacuation bwa mbere ariko bahita bajya mu oncle barababwira ukuntu ibintu bimeze. Nyuma yaho ntibahise bakora evacuation ku kanya. Mu gitondo cyaho ndabyibuka ko uwo mumama amaze kubikora yavuze ati sasa namaze kuba muhamagara we ambwira ko byaciye numva ko byacimo ko ntazi
ikibazo byateje ko na mama yagiye muri crise yagira ikibazo cy'umutima bigeze aho uwo mu mama yitwaga Oliva sinzamwibagirwa Oliva abaragarutse bati sasa kaka mbona nuko nanja muri teatro sinirarira kabisa ngo sasa ngo mbona ko nanje ya siku ngapi yombi nafata 5 jours sidame okay sinamubwira bya byumweru bindi sinibimureba mazi imisi 5 ntarya none se kwenda yawe ya karase ubu nguhaye ibiryo bikomeye n'ibyakwica bati nta gakoma babazanye ariko nirazaga inyanza ni nkaho nashaka kumbwira ati nta bugari n'akanuza ko byacamo kudoko nanabukunda kubi na nisa umva rero Hagati nkazajya nitoratuza kandi nabibonaga ko nta gikoma yigeze azana. Ariko nitoratuza kugira ngo agushe kucunshaka. Ugari. Umva rero Imana yahise imukoreramo. Bati niko nabugani na samaki. Hata lakini nayo naweza kwese. Nabyo nagerageza. Ngo abivuga aricyo giti mujisho arimo kubyumva. Agiyeyo urebe ukuntu abakongomane rero atari bamwe na bamwe. Yahise agira ikintu cy'igikorogwa acira muri ya sauce yari isigaye. Urumva? Oliver aramutonganye ibintu biki ubu ni barbare ubu n'ubugegera n'iki umuntu n'umuntu nise yakugize gute n'ibintu byose nawe yeta arimo nawe wayigera muri ahandi hamwe. Unasoni. Ahita afata y'abakuri ajya kubimena sinzanu yikojeje ni muri restaurant ntumbaze azana copy paste ya samaki ni sauce afata n'umujinya n'akantu afata na bwa bugari akataho yagiye atobanga akuraho azana ubusigaye arabunzanira jize sinibutse ko nfite n'ibibazo mu nda bwa bugari no kuvuga ngo twaganiye iminota itarenze 2 bwose bwicaye mu nda ubwo bwanyereraga ntumbaze bwose n'umubabo ni bwamanukaga mbumva nza kugira ikibazo nyuma cyo kuribwa mu nda kubera ukuntu na speed ntakacanze ifinka ni nko kurigata muri make hako kandamira uwo munsi azana imineke ndajya ndahembuka mu ijoro arongera arama wakazajya ajya kungurira noneho yajya kugurira umusaza wakanzanya nanjye asa nkaho ari giye wagiye kwitaho noneho ya minsi 2 yari yavuze yongeraho 3 umunsi wa 3 rero nibwo yambwiye ati rero reka nsubire mu rugo Butembo nzagaruka ariko ngo ukunda kuri ikirayelma wamaze kumenyera navuga ati jewe ndi nyama akunda nifi ibyo nibiboneka sawa navuga ati ariko rero ntuzanire izimbwa kuko nubishaho no muryimbwa Omba rero arambwira ati ntacyo umuntu unapenda mbuzi wala kondoro wala ngombe bati kimwe muri ibyo cyitwa inyama ariko atarimbwa ati ngo yambwira inyama n'izabaru izo imbwa n'izabaruba twebwe tufite kiritere nk'abanyarwanda ati sawa yaragiye mu kugenda sinzi ukuntu hanyuze umuntu w'iwacu ndavuga umusirikare w'iwacu ko monozanya mu idirisha inyuma ndamubona nkumva nari maze kubona agatege ndamuhamagara muhamagaye ndamutekereza ibintu byambayeho uziko narinzi ko uri Gisenyi narinzi ko bakujyanye Gisenyi bati nta uraza tioke ndindira yaragiye uwo munsi sinzi ukuntu byamugendekeye ararataje bukeye bwaho nibwo nagiye kubona mbona kombi transporter y'umwe ije harimo abasirikare bacu harimo n'abandi bakajorite 3 sinzi abari babakuye nta nubwo nashaka no kubabaza abaraje na brancard baraza banerura na ya myanda yose bashira kuri brancard banjyanye kuri ya kombi bene wacu oya afande bose yari n'umwanda we yawo ya kameme kabona babona nk'abana bafite fresher kweri bahise banjyana kuri douche z'amanuze baranyoza nko koza intumbi bajya kungurira agakabutura mu isoko baranzanya agakabutura n'agashati
baranyambika cya gipansoma kirimo kitarahinduka bashira muri ya kombi turagenda mu Gisenyi bahita banshira kuri hôpital de Gisenyi ya mu mujyi none haza umudokiteri rero araza niba arebye kayanjye abona yamuyobeye arangije yandikira plâtre ngiki kintu cyaje kunyicira ukuguru ka isaba operation yandikira plâtre yari umusivili umva nabyo ni ibitaro bya civil ariko badufatiyeho agasara aho ngaho noneho icyo gihe hari igihe cy'abacengezi baguma bazana abantu batemye iyo za Cyabingo iyo za Nuze za Mutura iyo ngiyo za Giciye babakuye muri iyo misozi za Gwerere barimo bazana ku hopitale ku bitaro barwayi baba benshi abaganga baba busy asa nkaho twebwe baduha nuze abafirimiere stagiaire abana b'abakobwa sinzabibagirwa nabo arwitwa Niya namubonye hano akorera asengera hano kwa Gitwaza anakorana muri communauté yo kwa Gitwaza aho ngaho naje kumubona ejo bundi undi yitwa Mari abo bantu mpamvu bavuga nuko nabasezeranje ko nazabibagirwa na Fina mukuru wa Mari barabana b'Abanyagisenyi aho ngaho bakavukira wa rescapé nundi wa kane yitwa Natasha ewe yaje no kurongorwa ndi wazaragira Burayi nawe nako kandi Mari kagira Burayi ariko Fina ndumva akora hano hepfo kuri Saint Paul abo bana b'abakobwa nabagiriye umugisha udasanzwe bawara aba stagiaire baraje ikintu cya mbere bakoze bankoreye entretien général baranyoza bamaze kunyoza bankorera ubuvugizi bakajya bankoresha ntuzenya bandage bakankorera pansement byose ariko c'était pour ngo bageze bashizeho plâtre ko basigazaho dutundu twabya bisebe bakajya bashiramo amameshe kariho bakorera dressing ubwabo noneho babona ntibihagije icyakura cyacu bana mu wataye amaraso ratio ya gisirikare ntago iri kuvamo bafata imigwi baravuga ati rero yewe nzajya nzana icyayi mu gitondo undi byo kujya saa sita undi nijoro mais ce n'était pas permis malheureusement kugira ngo bidatera ishari n'abandi bagenzi bacu ariko babikora clandestinement uburyo bwihishe cyagihe kuryama kuko waje soirée mu kurariza akaba ari ubinkorera rimwe na rizima during the day singira icyo mbona nkajya bya bindi nanjye nkazajya bimbipunjura buhoro buhoro nuko rero ikintu cyaje kuntera ibibazo rero imineke yaje kubahumurira nari nashize mu ntuza mu kaboxers abo mutipe witwa Richard nawe mukaje tori impande yanjye aza kundega bimera ikibazo bembereye ikibazo rero uwo mu docteur nawe ntabwo namwibagirwa Captain Gilles icyo gihe sinzi ko akiriho cyangwa se ntuze yari mu docteur aho ngaho kanani yo wari yavuye ingororero ku bitaro aje kutwitaho Gilles nawe namugiriyeho umugisha atwitaho umugira umwihariko muboneraho umugisha udasanzwe ankorera ibiri exceptionnel akajya binkorera nuko agera naho noneho ahita ya adresse noneho nyirizina mu rugo na papa yari yaraje c'était Noël yari yegereje ubwo yaryari ya 98 c'était le 23 muri 98 le 23 décembre noneho arabahamagara baramubwira ati rero papa hari raporo agomba gutanga ku kazi none azaza samedi yaho yari kuba Noël icyo genda byoko yari kuba ari vendredi amubwira ati bazaza après Noël mu gatondo vers Noël ari le 26 koko baje kuza baje baramfata kumwe n'umugabo witwa Festo nawe Imana mu mugisha n'umugabo witwa Jacques nawe yari umusirikare icyo gihe aje kuba n'umupolisi ariko yabivuyemo umuntu w'inshuti nawe mubanyi twabanye kuva Burundi nuko niwe waje arabinegosia aransaba barantransfera Kanombe rero nibwo navuga ngo nahawe
ubuvuzi nyine bunyirizina bwinjiye mu mizi. Kanombe rero niho baje gupima neza basanga deja kanseri yamaze kwinjiramo. Biba ngombwa ko bashira kunuze nyabako yabakatwa ukuguru. Bama rendez-vous ya le 12 janvier de nuzenya 99. Cyo kiba bimbwira ari lo 6 ari lo 6 bona ni yaranarangi ku Kanombe nari namaze kubona n'abansura bene wacu bakansura basirikare bagenzera bakasura ko nuzenya yacu yabaga i Kigali taraje Gitarama nuko bakansura pe nkabona keya yuzuye. Ariko noneho maze kumenya ico kintu cyuko mfite mu kanseri muri nje naje kugira kurozinga cyangwa kuba desespéré. Noneho bakubitiye ko bagiye kunca ukuguru. Noneho naje guhamagara papa uwo munsi ugeze wo kunca ukuguru. Ndahamagara papa namubajije ibintu bitatu. Nijoro ndabyibuka hari mu masaa 3 saa 4 saa 8 z'ijoro nibwo nafite gahunda kugira kuko nta yindi shwa sinarenganya abaganga ntacyo batakoze. Icyo gihe Ndushabani niwe icyo gihe ari major niwe ari mukuru ibitaro uriya mugabo wayoboye Ntuza Kashi. Nta yindi shwa bari bafite, nta nubwo nari kubarenganya, ariko yewe kubera ububabare nari mfite numvaga ko bakagomba gukora tout moyen possible ngakira bari tarinze bacu kuguru. Narangije ndamuhamagara papa ndamubwira ati papa namwaje ibintu bitatu. Ati so ubundi ndo mwana wawe? Ngo kubera iki? Birashoboka ko ushobora ko wararongoye mama ufite. Ndashaka mbanze menye kurunda umwana wawe kayerama amaraso yawe. Ati umwana wanje kandi ndagukunda. Icya kabiri urumva ukingene mu buzima ariko ingwane ngo kuri mumeze nk'uraga. Ngo ati ni nkabyo. Ati njya numva nka bamwebwe mujya muyahura. Ubu nugiye kuyahura batewe ntago niyahura namaze kugira muri famille. Banza usubize ibyo nkubajije ndabikubwira nyine. Ahambwira ati ndacyagukeneye. Okay. Icya gatatu urumva bafata riske yari yo yose kugira ngo urokore ubuzima bwanjye. Financièrement ufite amafaranga ndabizi urabikora. Ariko urumva uri bungwaneho kugira ngo uyu musho utagira ukankoraho. Hataje ngo n'uyu munsi ati niba unkunda ukaba warambyaye ndi muzima nuzuye sinshaka kuzongera kukubona gihe turi kumwe ndi igice. Yaranje ku buryo mva haha. Papa yaravuze ati ariko urumva udashaka kuncisha umutwe kugutorokesha mu bitaro en plus. Iyaza ko biri facile sinakagusabye naragusabye ngo muvuze barakunyima. None kandi nubwo nanakuvuza nta kindi de special bagukorera ikirenze nk'icyo bari kugukorera. Uyu nawe n'umuryango. Ati okay ndabyumva n'umuryango kandi ndabizi kandi ndabibona ko bamunda. Ariko rero sinshaka byibuza nzapfe ndi muzima nuzuye. None iyo kere dire yabimvugishaga cyeze numvaga ntashaka kugira. Ariko naje gusanga nabyo byari umugambi Imana. Noneho rimwe byaciye kera papa arambwira ati reka nze ajya gushaka oncle nawe uvuga izina kubera impamvu z'umutekano we. Yego. Aramubwira ati rero ale bimeze gutya na gutya yakoraga muri military cyo gihe. Bimeze gutya na gutya kandi arimo aranyegizija ibi bintu. Bigende bitungira inama. Atari ko yasaze. Arangije za namakari. Kandi rero nta waturujaga amakari raho ngaho yari mubyire. Azanya amakari nabwo ati wowe reka mbazi nawe nkubaza uri oncle rero ma? Ati ndi oncle. Urankunda ati nka bya bibazo nabaje papa. Nako uri mubiki? Nabwo ati ndashaka ubu muri iyi minota tuvuga duhindukirane tujye mwagenda mukanjugunya hano ariko nsishaka kumva munacize ukuguru.
icyo gihe rero oncle arabireba biramucanga bati uyu muntu nitutamukura ni handi ariyahura kuko yabaga biza bagabibona ariyahura tubure n'ikiziriko yafashe risque avuga kuri Edikota ko bajyanye hejuru kuko twariko ibitaro byitaga amashuri yitwaga Sefoteke niho wari baratujyanye kuko twari benshi babigira ibitaro ariko no bira bitaro bikuru bya Kanombe yari bitarubakwa kuriya byari bikiri pauvre muri make bakiyubaka nabo noneho kandi noneho bahavuriraga aba officers aba officier nibo babaga bari muri ayo mutari muza haruguru ku Edikota noneho basanga Edikota yamwera yibwira ko banshira mu modoka muvatiri ya papa bambwira ko ntuza Edikota nani babwira ko banjyanye kumurira pansuma kandi byaye pansuma bazidukoreshezaga aho ngaho aba ntuze nyabo kuri Edikota ari abasirikare ko urinzi no babazi bya pansuma no bazi ibyo wabesha byose arafungwa ko arimo na shebuje muri aho ngaho nawe yari mu office tuba turasohotse Edikota ya kabiri noneho injira rero nuzenya hariya mu Kamenge ahita mu Kamenge za nzira Busanza nayo tuba turayuzeho gutyo bati umusivili n'umwana tuzi ko ari abayivurizaga n'abasivili turatashe twari tuje kwivuza nuko twagiye basi bagenda banshakira umugabo witwa Twagira Yezu Emmanuel mu docteur nawe namugiriye umugisha niwe waje guhumurira operation yanjye na CHK ariko babyumva niki ankorera operation shiramo tije na nisa tije ndayifite mu kuguru ya ayishiriyemo kuko we yararebye asanga deja igufa ryabaye atteint ya cancer asa n'uwiharuye muri operation asanga byamaze kwinjira dipa hari ukuntu bayiharura ikiri hejuru bakavanaho ariko baraharuye bona igufa yinjiye noneho abona nta yindi solution abati nta kundi uye waretse ko icyo wahunze ko numva ari cyo remede numva afite ndumva nk'umudocteur icyo nagukorera ati aya vuru wowe uko byumva ariko utarenze uca ukuguru babyumva na papa abati ukimukora ibyo ashaka niwe umubiri we ni naribwa n'akazi ke bahise ankorera operation hariya muri CHK ashiramo icyo cyuma arafuka ibintu byose biva muri operation muri ubwo buryo ndagenda banshira muri pavillon niho nagwariye chambre ya 11 ndaribuka ngwariramo ameza biratatane gutyo ndaho ngaho mvamo rero ntaha muhira mu rugo sinongeye gusubira kuyipotinga ntaha ngiye mu rugo banyitaho iri gihe umwaka wa mbere ntangira kugendera mu mbago wa kabiri nsa nkaho cururutseho nuko ibyo bibaye rero nibwo naje kubana n'iyo ntuzenya kasere ubwo magingaye ngaye no kuvuga ngo icyo gihe mbana nayo noneho ikintu cyaje kunera rero nshaka kuvuga rero ibintu bikomeye ubuzima bukomeye rero naje kunyuramo naje gutangira noneho subira mu ishuri kongera usubira mu buzima busanzwe subira mu ishuri ariko nkiri kajurite ngenda nk'irobo abantu b'inyamirambo barabizi ibintu ukuntu nagenda kuguru ntago kwahinaga nagendaga gutya nyine ntera kumwe bavuga ngo gutera isekuru nk'utera isekuru nuko noneho njya ku ishuri mu ubwo buryo ndiga nize amategeko mva inyuza njya Nyanza kuri Espanya buriya yari y'umuoncle yitwaga Fatikaramu wamushe mu ntambara umusaza wa mama ndagenda yiga kuri faveri y'ubwo buryo ndaharangiza mbona kushaka kujya kwiga utari mbona afite inyota y'amafaranga ndayerekeye buse mitanza kuntuza hano kuri Nilaki yo naje kwigira kaminuza nkomeza amategeko ibyantuza ariko nanakora noneho mbona akazi
nshaka kuvuga rero mu buryo kurinda kw'Imana rero kwabayeho noneho nkorera umugabo witwa Cobra muri Cadillac. Ntaguciye mu ryo vuga reka mwese mukomeje kudukurikirana ngira ngo muri kumva urugendo rwa Alain Kamanzi. Mwumvise Alain Kamanzi uwo ari we, uko yavutse, umuryango avukamo, uko yaje guhaguruka nk'umwana w'umusore akaza kwitangira igihugu, ibyo yaje gucamo byose uyu munsi Alain murabona ko akiriho. Turagira ngo dufate akaruhuko, tubanze tunywa amazi, hanyuma tugaruke noneho atwinjiza mu kindi gice cy'ubuhamya bwe, atubwira ibindi bintu Imana yagiye mukorera ku buzima bwe. Naho mu kanya. Ndashima Imana icyambere ko yampaye address yo kuba muri iyi famiye. Nkunda ntabwo njyewe nyita korali nyita famiye yanjye. Amen. Mu mibereho yanjye sinarinzi kumara igitondo nk'iki esitomitari kiranja, ariko ndavuga ati uko biri kose nzogera ahantu mara igitondo nk'iki esitomitari kiranja, none Imana nishimwe ngira n'ahantu. Naje hano mfite ikibazo cya visa, nsenga Imana ndavuga Mana numpera visa hano nzahagarara imbere y'itorero nkushime. Ndashima Imana ko ubu ngubu ari bwo mvuye kuyifata kuri DHL. Shimye Imana yambwiye ko nzabyara neza, kuri nabye nk'abaheburayo nk'uko yari yabimbwiye, byara umwana w'umuhungu. Nukuri Imana yabanye nanjye kwa muganga, nagiye saa 7 mbyara saa 8 saa 9 nari ndyamye. Ngiye Imana ni mpano warakoze, ndagushimiye.